Yes, reka dukomeze episode ya kane, reka dukomeze kuri episode ya kane ku nkuru yacu yitwa My Last Breath cyangwa se impumeko yanjye ya nyuma. Ni love story y'umukobwa witwa Tricia n'abasore babiri, umwe ni boyfriend wiwe witwa Drake, undi rero ni umusore nawe uri aho ngaho w'inshuti ya Drake, uyu nguyu akaba yitwa Captain Mike. Muri episode ya gatatu twarangije mumaze kubona yuko witwa Drake ndetse na Tricia rwose urukundo rwabo rurahari indimuka. Ubu ngubu rero nkuko witwa Captain Mike yagiriye inama Tricia ati wowe taha nugera home umaze kumera neza, umaze kumva ubohotse mu mutima, wongere uvugishe Drake, wumve reaction yagira, wumve nimba kikurakariye, wumve nimba gifite umujinya, hanyuma ni wumva atagifite umujinya mwongere muganire, umusabe imbabazi acuruke, hanyuma umubano wanyu ube wakomeza. Ibi ngibi rero niko byagenze neza, ariko witwa Drake yakomeje kurakara cyane, uburakari bwinshi. Tricia agifata telefone ahamagaye Drake aramukupa, arongera aramuhamagara, aramukupa, amwandikira message, aramwihorera kera kabaye, arongera aramuhamagara, aramufata, aramubwira ati wa mukobwa we, nta kindi ugamije, nta kindi ubereye mu buzima bwanjye usibye kunyangiza, usibye kumenera umutima, usibye kwirengagiza urukundo. Bizi neza ko ngukunda ugatangira kunyandagaza no kunsuzuguza. Tricia rero ntabwo yarazi yuko byakora by'uburaya byo kuryama n'abandi basore, yaba baziranye na Drake cyangwa se abataziranye na Drake. Ntabwo yakekaga ko Drake yaba abizi cyangwa se abifite amakuru na makeya. Ndabibutsa yuko ni umusore w'inshuti ya Drake witwa Captain Mike, nawe yamaze kujya aryamana n'uwo bita Tricia. Ahangaha rero Drake akomeza abwira Tricia ati Tricia, kuba ngukunda ubizi neza, ubona nitangira buri kimwe, ntago biguha uburenganzira bwo kumbabaza, ntibiguha uburenganzira bwo kuryamana n'inshuti zanjye, ntago biguha uburenganzira bwo kuzenguruka abasore bose ubonye iwanjye, busanze iwanjye, kuko bagusariye ngo ubahereze umwanya utangire kuryamana nabo. Ahangaha Tricia ahise ko igihumure, kubera yuko uyu musore yavugaga ameze neza nk'uri kuvuga uwo twita Captain Mike. Umukobwa wacu ahita bw'igihumure neza kuri telefone, buri jambo na rimwe yavuga. Drake arakomeza ati wa mukobwa we, nakubwiye kenshi yuko nzakwihanganira, ariko this is too much, urakabije. Ati ntago blaming abo bahungu bakuryamisha, ndablaming wowe uzi neza yuko nta kintu nkwima, ariko ukanga ukajya gukora aya mabara yose ubizi neza ko ntazatinda kubimenya. Umukobwa wacu ndabibutsa ko yaguye igihumure. Uyu nguyu rero Drake akomeza koza umutima amubwira ati Tricia, ntabwo nkwanga, ariko ntabwo nabana nawe ukomeje kumera gutya, ntabwo wankorera ibi bintu byose ngo ibi bikomere nzabikire. We better be separated cyangwa se we better be divorced. Wa mukobwa we, nimba wishimira kujya uryamana n'abandi basore, ugenda ubasange mujye mubikora uko mushaka, ariko njyewe leave my heart alone, leave my life alone. Ndacyashaka kubaho, ndacyashaka ubuzima bwanjye, ndacyifuza gukomeza mfite indangagaciro zanjye, kandi ndifuza n'umukobwa ufite indangagaciro nk'izo wahoranye. Uyu nguyu witwa Tricia bwa mbere akimenyana na Drake ntabwo yari azi ibyo Tricia akora, ariko mu by'ukuri Tricia ntabwo yigeze aba umwana mwiza, kubera ko ibimenyetso bigaragaza yuko usibye n'abaziranye n'uyu nguyu Drake, aba basore baba baziranye na Drake bagenda batereta uyu mukobwa, bakanaca inyuma uyu musore witwa Drake. Bivugwa yuko ngo naho yiga abasore nyine baba bamuselektiona cyangwa se baba bamusambanya umunsi ku munsi. Nyine muri hangana mba nabuze uko mbivuga, nyamuneka ntabwo twemerewe kuvuga ibyo twiboneye uko tubifilinga, ariko icyo nshaka kuvuga cyo muracyumva.
ariko rero umukobwa wacu witwa Tricia arababwira ati yaremeye yerurira uwitwa Captain Mike uyu munsi ubuzima bwa Tricia buri mu biganza bwa Captain Mike kubera yuko ni nawe wabashije kumenya ikibazo Tricia bana nacyo. Captain Mike nubwo yishimira kuryamana na Tricia, nubwo avuga yuko ngo wowe azihanganira uburyo Tricia nyina agirira ari abandi basore, ariko Tricia aramubwira ati wa musore we, njyewe nibanira n'irari rikabije ry'imibonano mpuzabitsina, ndi addicted kandi ibi bintu ndwana nabyo ngo mbivemo byarananiye. Aranamubwira ati kuri kunshukashwa ngo tujye mu rukundo, wowe urinde wo kuzanyihanganira, aho ntushaka gukina hanyuma nawe wamara gukina ukigendera. Umukobwa wacu murumva yuko ari mu bibazo bikomeye cyane, ntabwo nzi inama yo wamugira, sinzi icyo wabivugaho, ariko ngewe ku ruhande rwanjye ndumva uwitwa Captain Mike ari we ufite ubuzima bwa Tricia mu biganza, kubera ko Jack we uyu munsi Jack ari kuvuga nk'umuntu ushaka kwerura, ashaka kumvikanisha yuko yamenye yuko Tricia yaba aryamana na bamwe mu baziranye na Jack. Mwumvishe yuko atigeze yerura, ariko twebwe nk'abazi inkuru tuhita tubikeka. Ubu rero ntago nibaza ngo umukobwa wacu witwa Tricia ko yamaze kugwa igihumure. Tricia akaba abizi neza ko uwitwa Captain Mike ari inshuti iri close na Jack. Ese Captain Mike niwe wagiye kubwira Jack yuko yaryamanye na Tricia? Kandi muribuka mu biganiro Captain Mike aheruka kugirana na Jack yuko rwose nta kintu yigeze avuga usibye kugira inama z'amafuti witwa Captain witwa Jack. Impamvu nziti inama z'amafuti nuko ni umuco inyuma, ariko nyine akagerageza gushaka kumugira inama ziri aho ngaho zidafatika. Turabizi neza twebwe ko nta kintu Captain Mike yigize abwira Jack, ariko Jack ahangaha ari kuvuga abwira Tricia ati kuryamana n'abahungu nziranye nabo ubizi neza ko ntazatinda kubimenya, ntacyo byakumarira. Why unkora ibi bintu warangiza ukambeshya ngo wagize amasomo menshi this and that? Wa mukobwa wizi neza ko ngukunda Tricia, niki nakora niki ntakoze? Umukobwa wacu rero yaguye igihumure, ariko witwa Jack we nta kindi yarari gukora kwa rukoza umutima wiwe, nta kindi rero. Ntago twamurenganya, ntago warenganya Jack, kubera yuko uyu muntu ababaye nyine avuga ibyo yishakiye atanitaye undi situation arimo. Muri aka kanya rero telefone y'uwo bita Captain Mike iri guhamagara umukobwa witwa Tricia, kandi nababwiye ko Tricia yamaze kuba nk'ugwe muri koma, ameze nk'uwaguye igihumure nyine, bitewe nuko witwa Jack amaze kumubwira ibisa neza n'ibiri kuba, ibyo kuba ashobora kuba ari kugenda aryamana n'abahungu batandukanye kandi b'inshuti za Jack. Telefone ya Mike. Mike ati hello Tricia, bimeze bite? Ibyo uri gucamo birumvikana, ntabwo ushaka kuvuga kuri telefone yego, ariko itsa umutima gatoya uhumeke tuvugane. Uyu musore rero yahamagaye Tricia, yamaze kumva situation Tricia arimo, yamaze no kubimenya yuko nyine ubu ngubu yamaze kuvugana na Jack, kuko ni wari wamubwiye ati numara kuruhuka neza uhamagare Jack. Uka kanya rero uwo bita Captain Mike yaraje kumva feedback witwa Jack yaba yahaye uyu nguyu Tricia, ariko Tricia ari kuri phone ntabwo avuga. Umusore watati humeka tuvugane, iki gihungu kimuhora hafi mw'abantu mwe, ntushobora kumva uburyo witwa Captain Mike ari gutanga keya z'urufaya hano kwa Tricia. Kandi Mike ntago turamenya ikintu agambiriye kuri Tricia, niyo mpamvu rero tugomba gukomeza tugakurikira tukareba aho biherera, kubera yuko Mike, Captain Mike ari kwigira gentleman cyane, ari kwigira umuntu nyine w'intwari cyane, ariko twebwe ntago tuzi icyo agamije mu by'ukuri. Tricia ati Mike, Jack yamaze kumenya ibintu byose, amaze kumbwira yuko ngo nirwa musebya ndyamana n'abahungu b'inshuti ziwe, ngo kandi ngo abizi neza ko atazatinda guhita bimenya. Mike,
what's going on. Mike rero nawe kuri telefone ahise yumirwa, aratunguwe cyane akanuye amaso nyine nk'umuntu wamenye ko umushuti wiwe ashobora kuba mukeka. Mu by'ukuri nyine nawe wahita ujya muri dilemma, watangira kwibaza ibyo ni ibiki. Umusore acahita kupa telefone vuba yirukanka, bigaragara yuko nyine agiye guhamagara Drake ngo amenye ibijya mbere. Nuko nguko rero episode yacu irangira ahangaha. Captain Mike akimara kumva yuko uwitwa Tricia umugabo we cyangwa se umukunzi we yamubwiye yuko yamuketse nyine ko ari kugenda aryamana n'abahungu be, kandi Captain Mike ari muri abo bahungu nyine bagenda nyine baca inyuma uyu nguyu Jack. Captain Mike akubye Tricia yirukanka kubera ko Tricia amubwiye ati Jack yaduketse. Captain Mike ese agiye guhamagara uwo twita Jack cyangwa ntago tubizi. ubwo rero muri episode ikurikiye reka turebe uko bizagenda. Ni inkuru y'urukundo rwa Tricia na Jack, ariko yamaze kwivangamo rwamaze kwivangamo undi musore witwa Captain Mike w'inshuti yakadasohoka ya Jack. Inshuti zanyu nizo zibatwara abakunzi umunsi ku munsi muri aho ngaho umwasamye. Ni The Mike Radiant TV ngiye kugize iyi nkuru, nitwa Romasha. Reka tubonane muri episode ya 5 twumve aho biri buze guherera. Thank you so much ladies and gentlemen. Kore subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa The Mike Radio and TV. Hanyuma rero kandi ni boss kabutura n'ubundi hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zacu, mujye muduflowinga mubashe kujya mubona updates zitandukanye mu z'imyidagaduro, show business n'andi makuru agiye atandukanye tuba tugenda tuyashyiraho. I love you so much. I'm out.